Mu gihe rero wumva nta kintu ajya kugereraho cyangwa wumva gukora imibonano ari ibintu biri aho ngaho bisa naho bitanaryoha, ukibaza n'impamvu abandi bantu babikunda, reka nkubwire ngo hari ikiba kibura, ariko ushobora kubibwira umugabo wawe mu buryo ugomba kubimubwiramo kugira ngo bigende neza. Nuko utagomba na rimwe kumwereka yuko abikora nabi mu majeste cyangwa se mu buryo witwara, ubinyuza mu kuba nk'igiti mu gihe mutangiye kubikoraho, yarangiza ukiruhutsa, cyangwa se kugusaba ukamwima kubera yuko uba uvuga ngo n'ubundi yabikora atabikora ntacyo bivuga, cyangwa se kumurakarira ugasanga usigaye umureba yingwe. Ntabwo ari byiza rero, ahubwo ugomba kumenya yuko iyo ngiyo ari intambara wowe nawe muba mugomba kurwana kandi mukayitsinda mufatanyije, kandi wowe ukabigiramo uruhare rukomeye kuko ni wowe ubizi yuko hari ahatakugereza. Bityo rero utamubwiye yagira ngo nyine ni ibyo ngibyo, yagira ngo biraho, cyangwa nawe akagenda yinuba ku ruhande avuga ati yifata uko abonye, ntabwo abyemera ibintu nk'ibyo. Ugasanga ahubwo ni wowe agenda avuga yuko ari wowe ubibishya mu gihe nawe wari uzi ko ari wowe ubibishya.